Ngwaye ikaze na nshuti mvanye Mpeta TV, ndagushimiye cyane udahema kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe nimba uri mushya kuri iyi channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemejwe bagezeho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye umunsi, tufitiye inkuru dukesha urubuga rwa bwiza.com. Ayifite umutwe ugira uti yagwagiye kujyana muri RIB abanyamakuru bakoresheje umukobwa umushinja kumutera inda. Mu kwezi gushize kugushyingo nibwo ku muyoboro umwe wa YouTube hagaragaye umukobwa wumvikanye ashinja Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago, amushinja ko yamuteye inda nyuma yuko amwimye amafaranga yo kugura ikinini cy'intangaze. Turukugezaho kandi inkuru ivuga ko hatawe uwanditse ubutumwa bw'iterabwoba bwatumye abanyeshuri baguma mu rugo. Nyuma y'uko iki cyemezo cyatumye abanyeshuri bagera ku bihumbi 10 basabwa kuguma mu rugo, polisi yashakishije uwohereje ubwo butumwa iza guta muri yombi umusore wabikoze. Polisi yavuze ko bakuruye amakuru bakamenya uwo musore wabwanditse aho hari anatabwa muri yombi, dore ko yari yananditse asaba indonke kugira ngo atagaba ibyo bitero, ndetse ubu iperereza rikaba rigikomeje ngo amenye byinshi kuri iki kibazo. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze nanone yagwagiye kujyana muri RIB abanyamakuru bakoresheje umukobwa umushinja kumutera inda. Mu kwezi gushize kugushyingo nibwo ku muyoboro umwe wa YouTube hagaragaye umukobwa wumvikanye ashinja Nyarwaya Innocent, uyu akaba azwi ku izina rya Yago, amushinja kumutera inda ni nyuma yuko amwimye amafaranga yo kugura ikinini cy'intangaze. Uyu mukobwa yavuze ko ngo yaryamanye na Yago hanyuma ngo amusaba amafaranga 5,000 byo kugura ikinini cyo kwica intanga, bityo kugira ngo adasama agatwita inda itateganyijwe. Avuga ko ngo bijya kubaho yahamagawe n'inshuti ye ngo bajya kwa Yago kugira ngo banonosore gahunda yo kujya mu mashusho y'indirimbo ye nshya. Icyo gihe ngo bagiyeyo bahasanga barimo Papa Cyangwe ndetse n'abandi biteretse inzoga nyinshi barabanza baranywa. Avuga ko imvura yaguye bamwe baragenda, ariko ngo Yago amusaba ko yarara itike akazayimuha bukeye kuko ngo nta kashi yari afite. Ngo yarebye kugenda muri iyo mvura azahitamo kuryama aho mu rugo, ariko ngo ntazi uko yaje gushiduka yaryamanye n'uyu muhanzi. Bukeye ngo yaje gusaba Yago ko yamuha amafaranga 5,000 yo kugura ikinini kugira ngo adasama, ariko arayamwima. Ati Yago ndamutwitiye twakoze sexe, hanyuma bukeye bwaho ndamubwire nti rero twaraye dukoze sexe nkeneye 5,000 byo kugura ikinini cyo kwica intanga, arayinyima. Ibi rero ntibyashimishije Yago kuko yasanze ari umugambi wacuzwe n'agatsiko k'abantu runaka bashaka kumwicira izina. Avuga ko ababikoze bafite intego yo kwica igitaramo cye arimo gutegura kizaba tariki 22 Ukuboza uyu mwaka. Avuga kuri ya mukobwa atamuzi ataranamubonaho na rimwe, yewe nta n'ifoto ye yari yakabonye mbere ya interview yakoze. Yongeyeho kubu ari gutunganya ikirego ngo atwara abanyamakuru bose bahaye umukobwa ikiganiro ngo amusebye. Ibi yabagarutseho mu kiganiro yagiranye kuri Yago TV show mu minsi mike ishize. Hagati muri uyu mwaka kandi nabwo hari haragaragaye undi mukobwa washinje Yago kumutera inda akamwihakana, ariko ibi byose nyiri bwite yavuze ko ari ukumusebya. Mu yindi nkuru kandi twaguteguriye nuko hataguwe uwanditse ubutumwa bw'iterabwoba bwatumye abanyeshuri 10,000 baguma mu rugo. Polisi yo mu Bubiligi ifatanyije n'iyo muri Maroc bataye muri yombi umusore wo muri Maroc ukurikiranyweho kohereza ubutumwa avuga ko agiye kugaba ibitero bya bombe ku mashuri amwe mu Bubiligi. Ubuyobozi bw'ikigo cy'Ababiligi cya Wallonie Bruxelles Enseignement kuwa mbere bwari bwahagaritse amashuri 27 mu Bubiligi nyuma y'uko mu ijoro ryo ku cyumweru habonetse ubutumwa bwavugaga ko agiye kugaba igitero cya bombe kuri mashuri amwe mu Bubiligi. Nyuma y'iki cyemezo cyatumye abanyeshuri bagera ku bihumbi 10 basabwa kuguma mu rugo, polisi yo mu Bubiligi n'iyo muri Maroc zashakije ohereje ubwo butumwa
iza guta muri yombi uwo musore. Polisi yavuze ko bakuruye amakuru bakamenya uwo musore wabwanditse aho ari, bityo anatabwa muri yombi, dore ko yari yananditse asaba indonke kugira ngo atagaba ibyo bitero, ndetse ubu iperereza riracyakomeje ngo bamenye byinshi kuri iki kibazo. Aya makuru akaba yaremejwe n'ubushinjacyaha bw'i Bruxelles kuri uyu wa kabiri ku kirego cy'uyu musore w'umunyamaroke cyatangiye gukorwaho. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe, byinshi kuri iyi nkuru tukugejejeho yuko Yagwa agiye kujyana muri RIB abanyamakuru bakoresheje umukobwa amushinja kumutera inda. Byinshi kuri iyo mu buryo burambuye nawe ushobora gusura urubuga rwa bwiza.com tuyikesha ukisomera byinshi mu buryo burambuye. Niba wari mushya kuri channel ariko ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe ngo tujye tubashe kwibanira mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho ubutaha.